ngo bimeze bite mumeze muterizere ko mumeze neza. Karibu kuri channel ya Si France Lifestyle, ndabasubije karibuni cyane. Burese arisanga uri mushyashya nawe turakwakira rwose. Karibuni mukande subscribe kutarikanda kugira ngo tuzacikanwa n'ibiganiro nkomeje kubagezaho by'ubwenge. Twikombereka gaseru mukiza rero ku bantu nimba ari umuntu ufite inkovu mu maso, zagufasha kugira zikandi dugwara ibiheri mu maso bikaza. Ni ibintu bibaho cyane rwose, tugira intuza n'abantu bagira uruhu rw'amavuta. Mana nje twaratesekaye, ariko bibaho cyane ushobora kugenda ibiheri kutafite uruhu rw'amavuta. Buri muntu wese agira uruhu rwihariye cyane, ariko kurwara ibiheri mu maso ni ibintu bibaho cyane bitewe n'ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Umunsi ngiye kwereka impuza kagaserumo noza marque ya Ordinary. Marque sindi bara abantu bayizi, marque izwi cyane ifite ama product menshi akora mu maso. Ino zaramande ma video nabakoreye mbasobanura nuza no guserumo nakushobora gukoresha mu maso bugiye butandukanye. Aka gaserumo n'intuza ka marque Ordinary nuko kameze, ntabwo handitse mu magambo mato ariko mihangane. Ku bantu bafite inkovu mu maso cyangwa bafite inkovu ahantu wagakoresha kabisa aka gaserumo. Temo ntuza ushobozi bwo kugira gukura ahantu inkovu mu maso, kireka gakura ahantu hari uruhu nyine, ahantu bafite uruhu rwagiye rwangirika, karafasha cyane. Aka gaserumo ni kiza umuntu agakongera mu byo akoresha mu maso. Urabona umuntu amaze kugira gukaraba neza mu maso, ugamaze kukihanagura neza mu maso ukoresha gatona ni amazi umuntu akoresha akimara koga mu maso, akihanagura neza mu maso. Ubundi wamara kumuka neza ugashyiraho serumo. Iserumo nicyo gihe umuntu amaze agomba kuzishyira mu maso bitewe na serumo ukoresha mu maso. Aka serumo igihe ugakoresha, ari ushobora no gukoresha amaserumo 3 cyangwa 2 icyarimwe, ntacyo bitwaye, kuko hari amaserumo agira bisaba ko adamatchinga na bitewe n'ikintu akozwemo. Ko iyi serumo nayo ni nziza cyane, wayikoresha kunuza wamara koga neza mu maso gatona gashizeho, ugashyiraho iserumo cyangwa utundi serumo ukunda koresha, ubundi ukajya washyiraho amavuta wisiga mu maso. Agaserumo ushobora gukoresha mu gitondo cyangwa se nimugoroba, ugakoresha kabiri ku munsi. Ariko niba ufite uruhu rusanzwe cyangwa uruhu rworohereye cyane cyangwa uruhu ukunda kureacta cyane, wagakoresha rimwe cyangwa ukagenda ukoresha buhoro. Iki ntabwo bisaba ngo ugombe gushyiraho intuza nyinshi, ushyiraho buke rwose. Urabona ko intuza wanza kashizemo abantu reba rwose doka ameze nk'amazi, gahita rukuma rwose. Ntabwo bisaba umwanya munini ngo bigire kuma vuba cyane. Umva ko rwose dore umva kuma vuba cyane rwose, bimeze nk'amazi, ntabwo ageze rwose, gahita kuma neza kujya ushyiraho durafata ukagira gucya, ugashyiraho gucya utudomo dutatu, ubundi ukisiga neza, ukinogereza gahita kuma neza mu ruhu rwose, nta n'ugafatana, gahita kuma neza. Ubundi ugahita washyiraho amavuta ugira ugakoresha mu gitondo na nimugoroba. Ubundi ku manywa ntibibagire gukoresha SPF, ntibagire gukoresha sun protection. Ni ingenzi cyane. Ubundi ukarenza amavuta wisiga ibyo ngibyo. Umuntu arafite inkovu mu maso ushobora no kugafata ugakoresha, wenda tuvuga ufite nk'inkovu nk'hano ukagira gasiga. Ikindi mbabwire ushobora gukoresha n'icupa rikarangira cyangwa irya kabiri. Ikindi hari abantu bashaka ibintu rwose bita byikora umunota umwe ugasigaho ngo byakize. No, ibintu bifata igihe, ntabwo ibintu bita bigenda automatic, bita intuzo nkuvite zigenda automatic. No kugenda usigaho bigenda bishira. Ntabwo ari ibintu bizahita bishiraho ngo ejo mu cyumweru kimwe cyangwa 2. Ugomba kugenda ushyiraho. Ikindi ni patience, ugenda ushyiraho. Ubundi ukamenya ngo ashobora ko waguze original pirate zirahari, kuko ino brand ya ntuza ya Ordinary product zazo zikora akazi kabisa. Na serumo nakoze video mbasobanurira ntuza ni Niacinamide, akazi kayo umva zikora amantuza menshi cyane kabisa, akazi kenshi cyane. Ubundi nibyo ngibyo gukoresha, ariko akanuza agaserumo kandi ufite inkovu mu ntuza mu maso, wakongera kubyo wakoreshaga rwose ni sawa cyane, kagufasha gukoraho inkovu mu maso, ni kiza cyane. So nizere ko umuntu ari ukeneye agaserumo akongera amavuta bakongeraho rwose. Ushobora gufata akangaka na indi n'abasonere ya Niacinamide ukabikoresha cyane rwose, ukabanza ya Niacinamide ubundi ugashyiraho iyi. Nta kibazo ngo ushobora gukoresha ari ebyiri, bibaho cyane. Anakomeze barinde, mukomeje gukurikirana channel ya Si France Lifestyle, mukore subscribe. Ciao. Video nyinshi ziraje zibagireho z'ubwenge.